ngo guhindura telefone nka iPhone what? Byanyabyo se yego ni ibyanyabyo koko. Reka nze mbikwereke niba iyi telefone ya Airtel Recent Imagine mfite cyangwa se ikosora cyangwa se indi telefone yose birakwereka bikora kandi bikunda. Reka nkwereke uko bikora. Reka mbikwereke neza intambwe ku yindi. Nk'uko uri kubibona iyi ni telefone mfite biganza byanjye azi nk'uko uri kubibona urabona yuko nahinduye bridge yayo ukaba isa neza nka iPhone. Ikindi kimenyimenyi no akarusho kino no video nabateguriye ushobora no ko wa slidinga ukazajya ufata muri keyboard yawe ugashyiramo ifoto ushaka muri keyboard kwa kundi wandika amagambo ukazamo ifoto ushaka, ndetse usibye n'ifoto ushobora no kuhindura amakara muri keyboard yawe nk'uko nguko uri kwibona ugahindura ama keyboard muri video raza kubisangamo. Ibyo usabwa ni kimwe no kwa like no video ugakora subscribe, nibyo birakora neza ijana uze kunshimira nyuma. None n'ikimenyimenyi turaza no gushyiramo uburyo uzatwifatabira sonori ya iPhone neza cyane igihe baguhamagaye. Ndetse n'uburyo bwo guhamagara nagira ngo no mu buryo bwo guhamagara nabwo birakunda. Reka noneho nkwereke uburyo ugiye kwakora, hanyuma uze kwibuka gusiga comment ya video yawe, kandi nubona bikora uze kwandika muri comment uvuga ati birakora, please ubikore, wandike ati birakora ati cyangwa se jobless. Ndagushimiye cyane kandi wowe uri ubikore, Imana iguhereze umugisha. Reka dutangire noneho. Okay then none reba uburyo tugiye gutangira. Turatangira dufungura Play Store yacu, ubwo ngiye kubanza nyihindure nk'ibisanzwe, nongeye nyihindure bisanzwe kugira ngo mbashe kuba nabikora neza. Urabona byose none nabihinduye bisanzwe. Reka none dutangiye kuba twa participating cyangwa se twakora modification. Twagiye none uratangira ufungura Play Store yawe, aza ufunguye telefone yawe, tubanze duhindure mbere na mbere, tubanze telefone tuyihindure nka iPhone mbere na mbere, sibyo? Turaza tuyihandling gutya. Okay, uraza ufunguye Play Store, nurangiza usacingemo ijambo ngiye kuba nakwereka muri telefone. Uraza gusacingamo ijambo ryanditseho, urandikamo launcher, gutyo ukura muri screen yawe. Launcher, urandikamo launcher OS 2025 kuri bwaze kwandika OS 2025. Uraza kubisacingamo, nibyo uraza kubona utuntu twinshi dutandukanye, ariko icyo uri bukore ni iki, nukuri bwaze kuza ukareba iyi ngiyi yanditseho gutya isa gutya, dore irimo utuntu twinshi ariko yerurutse ukuntu yanditseho launcher 2025. Ngiyi niyo urahita ukandaho, then uyikandaho. Muri kuyikandaho uraza guhita uza wongera ukandanitse ngo open, ukande kuri open. Ugikanda kuri open already urahita bitangira kuba byafungwa, cyangwa se nukanda kuri install ukamara kuba wayitelecharge muri telefone yawe, urategereza gatoya. Hanyuma nkwibutsa gukanda like kuri iyi video please, cyambere ukore like kuri iyi video, hanyuma tubashe gukomezanya neza. Okay, ibi urakandaho gatoya. Okay, ibi byose nibyo urubuze gusanga muri no video. Ibyo ngibyo ndi kukwereka nibyo urubuze gusanga muri no video. Okay, gusa nibaza kwamamaza uraza gucungana nanga ukandi kuri agakantu ka kansa, ariko warebye neza nimba no masegonda yashize, sibyo? Urategereza gatoya. Then none ubone ko wakanda handi mu nguni. Hanyuma nibirangiye uraza guhita uza uhitemo hano handitse ngo English, uraza uhitemo hano handitse ngo English, nibaze ko wakanda hano gutya uri ukande. Numara gukanda kuri English urategereza gato, uhita uzanditse ngo select, yanditse ngo select account, hano handitse ngo select language, hano ni uhita ukanda wakande. Numara kuwakanda urategereza gato cyane muri screen yawe ko bya loadinga. None nibigera hano uraza guhita ukanda ahanditse ngo get start, ukande ndi buze kukwereka gusa, nukanda handi nakweretse uraza kwahitazamo ibindi bintu. Ukande kuri get start, sibyo? Uhita ukanda kuri next hano gutya, ahangaha ni uhita ukanda handitse ngo next, sibyo? Ukande kuri next, ukanda kuri next, uhita ukanda handitse ngo done, hano gutya handitse ngo done. Ukande kuri done, utegereze gatoya biraba byamaze kuba byakunda. Okay, none hano ugeze ushaka ko wahitamo background uyari yose ushaka. No gutya urabona hari ama background yari yose ushaka, ushaka guhitamo iyi, ushaka guhitamo iyi, whatever yari yose ushaka, urahitamo iyo ushaka, sibyo? Niba ari iyi ngiyi, nimba ari iyi, urahitamo nyine iyo ushaka, yari yose ushaka yitamo. Niba ari iyi ngiyi no mugabo y'umupira ushaka wayihitamo, niba ari iyi no muntu, niba ari iyi ngiyi urahitamo iyo ushaka. Okay, noneho kugira ngo tubigenze neza reka mitemo aka ngaka cyangwa se uhitemo iriya y'umukinnyi zisangamo. None ubisoza uraza guhita ukanda handitse ngo set wallpaper, urahita ukanda gutya. Gusa nibaza kwamamaza nyine, nibaza kwamamaza uze kuza gukanda kuri kano kantu karakanze. Kano kantu karakanze niko yaza gukanda utegereje, ugakandaho mu gihe bamamaje ariko, sibyo? Okay, noneho ungira nk'uko ubibona turategereza gato bagiye guhereza ijambo yanditse ngo hello. Tegereze kuri hello, bagoreza hello urategereza haza andi magambo kugira ngo baze kuba byakora optimizing. Hano gutya ngira kubareba hano ngaha
Okay, hanyuma numara kubona byamaze kuba bya optimized bahita bakubwira ati ngo touch screen hano gutya, niho bahita guhereza, hanyuma uhita wakanda, si uhita ukora muri screen yawe rimwe, ukoramo rimwe, muri ukoramo rimwe biba byakunze, uhita guhereza kano kantu kanditseho ngo set as default, ngira ngo uri kubona, uhita bakaguhereza gutya ngaha, uhita ugakandaho set as default, naho uhita ukanda, bakuzana ahantu hameze gutya, bakuzana ahantu hameze gutya, uhite umanuka gatoraje, uhita ubona handitse ngo launcher 2025 bari ku selecting aho ugahitamo, bahita bavuga ati ukande nguri handitse ngo kuri kalenda, ushaka uhita waza ugakanda, ushaka wakanda kuri ask again later cyangwa se ugakanda kuri later, ukanda aho ushaka muriho ibijyanye na inira kalenda. Ngira ngo uri nkuko ubibona rero ko yamaze kuhita ihinduka already, nako yese ihinduka neza nka iPhone really. None igikurikiyeho ese ni gute none ushaka ko wabikora zino notifications zikajya zimanuka neza zikamera nk'iza iPhone, ni gute twabigenza rero? Akagiye icyo cya kabiri dukurikijeho, ubwo twagiye wongera ugaruka hano handitse ngo Play Store, ukande kuri Play Store, nanone ariho ukanda, ugiye ko wakanda ukande kuri Play Store, sibyo? Ubu ugiye kwitegaruka muri Play Store, nugaruka muri Play Store ahita usacingamo ino jambo handitsemo ngo iPhone, urandikamo ati iPhone Central Control, ni kuri ubwo gutyo ubikora muri screen yawe, ni kuri bandika iPhone Central Control. Nurangiza uraza guhita ubona utuntu twinshi pe, twose dukora kimwe, icyo nanakubwira cyo dukora kimwe, ariko uhitemo wenda akubasha kubona kameze nk'akanjye, utakabona ukoresha kandi ko byose bikora kimwe. Aka ngaka ari gukoresha kano kerurutse gasa ubururu, wakandi kugakandaho urategereza gatoya, uraza kwita ukanda kuri install ukadownloading, nurangiza ukande kuri open, wamaze ukadownloading, ukadownloadinga utegereze gafunguke gatoya, uburyo bwihuse cyane. Kamara gufunguka baraza kuhereza baraza kuloadinga gato, namo kabamamaje nkuko twabivuganye, uza ukande hano, sibyo? Uzigize ukande hano, ugiye wamamaje ugitegereza gatoya, bahakande witongera ukande kuri kanza. Yego, none niba kugeza hano uhita ukanda kuri allow, ukanda kuri allow, akantu ubuze gukora uraza gukora aranditse mu nguni, niba uze gukora cyangwa se ukande kuri English wakandi, mari kwemeza, umara kwemeza uraza gukanda handitse ngo next, kuri next ni ukanda mpaka ugejeje kuri done, sibyo? Ukomeza ukande next mpaka umara kwakanda, nta kindi kintu ukora bine aba ari byo kwamamaza, sibyo? Uhita usubira inyuma rimwe, ubwo waba ari kwamamaza, sibyo? Usubira inyuma rimwe n'undi wongera ukore muri screen ye, niba kugeze kuri ahantu ukore muri screen utambitse gutya, sibyo? Hanyuma ubone kukanda handitse ngo start, sibyo? Ubikora ahita ubigenza, ukande kuri start, nukanda kuri start uhite wongera uzukande hano gutya, utuntu tumagenda kwereka niko tugiye, niyo step ugiye gukora. Uragenda ukanda, uhita ukanda handitse allow, hano kuri allow uhita ukanda kuri allow, uraza guhita handitse ngo enable, ukanda handitse uhita ukanda kuri okay, kuri next, ukande next, uri kuri got it. Niba kugeza hano uhita uhitamo ka application dore ngaho ukuntu kameze, kanitse control center, uhita ugakandaho, nangize ugafungura kano kambere, ugafungura, hanyuma uhita ukanda handitse ngo allow, kuri allow urahakanda, kimara kuhakanda bari kwereka yuko uzajya umanura unyuze gutya ku ruhande hejuru, gutya hejuru mu nguni ya ruguru. Hanyuma niba kugeza hano ngo do you like, ukande kuri not match hano hasi, ayo uhita ukanda kuri don't match white, hanyuma uhite uza ukanda handitse ngo uhita usubira inyuma, sibyo? Niba kugeza hano ongera usubira inyuma rimwe, wongere rimwe nanone, utegereze bakubwire ati welcome back. Ubundi iyo umaze kubisoza kano kantu kafungutse kabaye icyatsi, kano iyo kabaye icyatsi gutyo biba byanarangiye, ibindi bari amahane. Cyiko ushaka kugira ikintu uhindura, urabona yuko noneho nuzatumanura utunyuze muri uru ruhande, kanze mbikwereke gatoya, uzatunyura muri uru ruhande rwa ruguru, hano kuri akantu k'umuriro bizaya bita bimanuka bisanzwe nka iPhone dan, ubwo biba byakunze. Gusa ushaka guhindura ibara wagahindura ibara, wabikora gute rero? Ubwo ushaka kubahindura ibara guhasanga ukaza kuri hano kuri change background, ukakanda ugashyiramo ibara ushaka, ugakora nyine hano bari guhindura background yakubaka, agira gutya gasa gutya, wenda nk'umweru gasa uko ubishaka. Ubwo naba nshaka gusa umweru ndahita nza nkandi hano mite ndagutya as a current, ni manura gutya none bizaba bisa umweru nkuko uri kubibona, cyangwa se ubirekire kwa kundi umutuku gutya, kandi kuri set as a current, nuko ngukorera. None ko ari akantu kabimanura, ushaka ukajya sibara
Okay, nuko nguko rero none ubwo byarangiye, ubwo ngubu byabaye uwakora subscribe ugakora share, hasigaye ibintu bibiri. Hasigaye none kwa kundi ushaka guhindura kubijyanye na telefone, kwa kundi baguhamagara ukabona nyine byarahindutse. Ushaka kubikora rero ushaka wabikora mu buryo bumwe gusa bwonyine. Ushaka kuza ugakanda hano gutya, ushaka kuza ugakanda hano kuri Play Store ugasacinga ijambo agiye kuba nakwereka. Uraza usacinga muri no jambo, urongera usacinga ijambo ryanditsemo iCall byonyine, iCall byonyine mu gutya, urangiza usacinga, ukore search, uhita ubona utuntu twinshi pe cyane rwose twinshi dutandukanye, uhitemo akariko kose ushaka rwose. Ndakagusuggestinze akariko kose wakoresha birakunda. Iyo uri uhitamo rwose birakunda, ahubwo uze no kureba, uze kureba akeza kurushaho ako uze kwishimira, ukadownloading hanyuma ukestare muri telefone yawe, biraza kuba byakunda rwose. Aho izi nkongo ukoresha ko nakoresha ko byose ni uburyo bumwe twagiye. Ahubwo biza nuza kugafungura utangiye no gukanda handi ho guhamagara, ukaka application uraza ukareba muri telefone yawe ugakandeho. Numara gukandaho baraza guhita bagusaba bino bintu byonyine, kamwereka ibintu bari buze kugusaba. Ni kanale uza downloading application cyangwa se uyisibye bakabona kano kantu kari scanninze, bari kugira ngo wicunge umutekano uri kwitukanda hano munsi cyangwa se ugakandamo hagati bikavamo. Yego, nuza ugakanda wagafunguye, uraza gukanda gafunguke gutya. Cyo gusaba ni kimwe gusa byonyine. Hano baraza gusaba ikintu kimwe cyangwa se baguhitishamo ikintu kimwe niyo wagafunguye. Baza guhitishamo ko urasanga ka kandi wari usanga ka telefone, uza guhita ukanda kuri English, hitamo English cyangwa se ukande next, ugakande usiyo. Hanyuma numara gukanda uhita ukanda kuri OK bitewe n'ako ariko wenda downloadinze. Nyine biguhereza ukande gutya mo hagati, ukande kuri OK. Hanyuma rita kugeza hano hantu ukanda handitse ngo set as default, uhitamo kandi kantu gatandukanye na ka kandi urusanga muri telefone yawe. Ubwo nyiri ryabaro wakizemo rarizi, turi kanda gutya setting, uhita ukanda handitse ngo set as default hano gutya hasi. Wakandi muri ko wakanda urategereza gutya, uhite ubona ibintu bimeze gutya. Urabona ko byahise yisetingamo, urinza handi ho guhamagara, urabona yuko byahise bihinduka kumwe n'andi kano manomero, nuko byahise bihinduka cyane rwose. Izo nomero wahoze ureba muri screen yawe, izo nizo nomero zanjye wamamagaraho cyangwa se ugize ikibazo nagufasha mu buryo mwese cyangwa ubundi bwo ari bwose. Urabona yuko rwose mu buryo bwo guhamagara byahindutse neza totally as the same right. Ndagushimiye cyane rero ku bw'ino video warebye, ukwadereza like, ugahereza kino kiganiro, ukagisharinga abagenzi bawe, hanyuma ureze kwibuka kujya muri group ya WhatsApp. Niba wabonye bikora, andika ati birakora, hanyuma akurikiye ikintu cyo kuhita ubikuramo no tuvuge warabirambiwe aho kubona bitari byiza. Gusa mafite n'indi video n'uburyo wahindura nka Samsung, kandi byo ni byiza, byo ntabwo uzigera cyangwa reka mubwire ngo uhishiwe ibyiza gusa. Hanyuma ubona ushaka kubikuramo wenda warabirambiwe, uzaza gutyo ufungure telefone yawe, unyuze ujye muri setting gutya, ukande muri setting. Numara ukanda muri setting uzandi handitse ngo apps, ukande muri apps. Niba ushaka kubikuramo, ushaka kugisiba cyangwa se ukayikuramo wenda wabirambiwe cyangwa ari ukuyikuramo utanayisibye, hano birashoboka. Ushobora gukanda hano hejuru cyangwa se ukamanuka gutya handitse ngo all apps, nta kibazo iyo ukanda kuri all apps. Ukamanuka mpaka ubonye ka application bakita launcher, ukakareba ko ukabona, urayigura kabona, uramanuka ukareba kuri launcher, ukayireba urayimera mu application yose birimo.